umugore yafashe uwo twakita nka nyirabukwe amuhindura ifarashi, amuhindura irobo, kugeza aho umugore yakoropaga disi yamushyizeho amaguru, umugore akirira nta kibazo, undi nawe arimo arakoropa, ariko ubona nyine ko umugore nyine ibintu nyine barimo baramukorera, ubona ko nyine batabyishimiye ibyo nyine mukazana we yabaga arimo aramukorera. Akamubwira ati ese wa gikecuru uri kumva ukuntu urimo urazamuka cyane, ati urimo urazamuka ugahita unkanga ugatuma ibiryo bishaka kuniga, ati ntabwo uzi kuzamuka neza. Disi nyine umugore ubona ko nyine barimo baramubangamira, akamubwira ati wowe wundi ukuntu uba wigira, nyine umugongo nawe ugatangira kumufata. Wa mukobwa yaramwitegereje ati se urimo urandeba iki ubundi ubwo aho ngaho, nyine akabona ukuntu nyine arimo ararya, agatangira akamubwira ati se nawe urashonjera, ati ushaka ibiryo. Wa mukecuru yamurebye ati cyane rwose ndimo ndabishaka, ati ndimo ndashaka ibiryo gikomangomakazi, ndimo ndashaka ibiryo. Disi nyine aba yaranamuhabuye amwita igikomangomakazi, amubwira ati cyane rwose, ati uyu munsi wabikoreye, ati niyo mpamvu ngomba kuguhereza ibiryo byawe rwose, wabikoreye pe, ati reka mbiguhereze. Atangira nyine kumubwira ati wowe wakoze uyu munsi reka mbiguhereze ibiryo. Kumbi yahise akora inyuma sinzi ibiryo ngo agiye kumuhereza. Umukecuru nyine nawe atangira kwakira n'amaboko meza, arishima cyane avuga ati urakoze cyane. Wa mukecuru yahise atangira kurebamo vuba vuba, arebyemo neza ahise atungurwa, atangira kureba ati se nikira. Umukecuru nyine aratungurwa cyane bitewe n'ibintu yari abonyemo, atangira kumubwira ati si watermelon umpaye imeze gutya, niba ushaka kondya, ati ushaka kumpa watermelon wariyeho washunnyeho ukabimara bino bitiritiri byawe, watermelon nibyo urimo urampereza ngo nanjye ndye? Disi uno mugore n'umwana mubi yaramuhaye nyine watermelon yariye ibishishwa byabyo ko ari byo ari burya. Atangira kumubwira ati se nyine watekerezaga ko nyine ari watermelon nzima ngiye kuguhereza? Ati ariko ngiye rwose uba wantangaje, ati Loyike nuko atari hano ubundi, ati ngewe naramukaje nzahita nkubwira ahita gusubiza iwawe, ati nta mpamvu yo kujya nirirwana nawe, ati uri umutwaro, ati urimo uranyumva neza, njye ntabwo ngushaka ahangaha, Loyike ningira Imana agahita aza ntuzarara ahangaha pe, ati uzahita ugenda, ati urimo uranyumva neza. Nkwibutsa kuba wankura subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, cekinga neza niba warakoze subscribe, niba utarayikora uyikora, nigushimisha ukore ku gikumwe, ujye muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona. Disi wa mukecuru byari byamurenze, disi ibintu no mukobwa mukazana we barimo aramukorera, akamubwira ati se urimo urandeba iki? Ati ngiye ubu ngubu, ati majya gukora amasuku se vuba vuba, ubundi ubu ngubu wowe, ati wambwira ko ibyo ngibyo uhagaze bimara iki? Ati niba nyine nta biryo bihari nta bihari, ati ngewe uri kubona iki, hari ibyo watetse? Ati reka nigendere. Disi wa mukobwa yahise yigendera. Umukecuru nyine ubona ko afite agahinda kenshi, yasigaye aho ngaho. Disi ubona ko nyine afite agahinda, akajya areba hejuru nyine akavuga ati mana yanjye, si ibi bintu koko biba birimo birambaho, ati ibi ni ibiki biba birimo birambaho? Disi ubona ko nyine umukecuru afite agahinda kenshi, nawe aba arimo aribaza nyine bino bintu biba birimo biramubaho, byitwa ko ari umukazana we urimo urabimukorera. Uwo mukecuru nyine yagize agahinda ahita yigendera. Kumbi baratwereka wa mukecuru disi ntiyanararaga mu nzu, yazaga agahita arara hanze. Baratwereka umwe bavugaga ngo ni Loyike yari atashye, yari umusirikare atashye nyine yitahiye, abarebye nyine abona mama we waryamye hanze, biramutungura cyane, atangira kuvuga ati mama, ati kuri aho hanze. Abona mama we nyine yaryama hanze, atangira kumubaza ati uri mu biki ko mbona uri aho hanze? Disi mama wa Loyike yaramurebye aramwitegereza. Loyike nyine nawe buri kintu yamubwira, atangira kurira. Disi atangira kumubwira ati Loyike, ati Loyike, ati uratashye? Ati se noneho kutashye kare bigenze gute? Ati njyeweho wahora n'iki? Ati njyewe mpora mu marira, mpora mu maganya, njyewe rwose nabaye ipunda, nabaye ifarashi, nabaye irobo, nta kintu ngiye rwose buno nabona nkubwira. Umugore wawe yaranzengereje pe, ati sinzi ukuntu nabikubwira ariko ubyumve ngo niwe uba watumye ndara hano hanze, ntabwo ngihumeka pe, ati ibintu byose wumva nyine byose byarahindutse, uko wabisize siko bikimeze. Mugabo biramutungura, ati se ugiye kumbwira ko umugore wanjye ari we wakoze ibyo bintu? Ntabwo nabyemera. Kumbi baratwereka wa mugore yari ari aho ngaho arimo araza, ati wewe wa gikecuru uri hehe? Wewe mukecuru wa Rucecuru, yamwitaga nyine urucecuru, akaza amubwira kandi ni nyirabukwe, akamubwira ati wa gikecuru uri? Mama wa Loyike yahise amubwira ati urumva ko umugore wawe aje? Atihishe rwose, atihishe ataza akahita kubona, ati niba ushaka kubyimenyera uhita umenya ukuntu umugore wawe amfata, atihishe. Nyuma wa mugabo nyine yahise agenda kwihisha yirukanka cyane. Mama Loyike yaramubwiye nyine ngo yihishe abanza arebe ukuntu umugore we nyine amufata. Wa mugabo yagiye ajya hariya, umugore nawe akomeza nyine nkaho nta birenze, nyine nta kintu cyabaye. Kumbe wa mugore yahise aza, atangira kumubwira ati nguye nguhamagara ntabwo uba wumva, nakubwiye ngo nguki nkiguhamagara ujye uhita uhamagara ngo karame gikomangomakazi, urimo urumva? Ati ngewe sinzi impamvu ngewe ibintu burimo, ati ngewe
niyo ngo uhamagara inshuro zingahe uba utekereza iki? Amasuku ntiwayakoze uraho waje kwiryamira, ati uko uryama nijoro wari wabona umuntu uryama ku manywa w'umukozi? Disi umugabo nyine akumva ukuntu umugore apfa umufatira mama wiwe, aho umugore akagumya amubwira ati ngewe rwose reka nkubwize ukuri, ati ngewe nibikunanira ngewe nta kintu ngewe rwose nzaba nkubwira, nta nubwo uzanategereza n'umwana wawe ko ataha. Umugore disi atangira kumubwira ati rwose ngewe mbabarira Jessica, ati yabawe. Umugore bihita bimurya, ati ngewe igihe nakubwiriye ko ntitwa Jessica ubu ugira ngo nkubwire ngo nguki? Jya umpamagara igikomangomakazi, ntabwo ngewe nitwa Jessica. Ati uraje uraryamye amasuku ntakoze warangiza ukaza umbwira ubusa, ntabwo nitwa Jessica nitwa igikomangomakazi. Ariko umugabo nyine akumva ukuntu umugore aba arimo aracunaguza mama wiwe, avuga ati ibi ni ibiki koko? Amaroyika akamubwira ati igikomangomakazi, ati rwose nari naniwe, ati rero niyo mpamvu nari nkeneye kuruhuka, sinzi nyine ukuntu niyo mpamvu nari nje kwihengeka ahangaha, agatotsi kari kamereye nabi nari naniwe, kuko ubonye nyine ukuntu nari ndimo ndakoropa wanteretseho amaguru rwose nari ndimo ndavunika. Umugabo nabyo akabyumva nyine ukuntu ngo yari yamuteretseho amaguru, akavuga ati si ibi bintu umuntu mugore aba arimo arakora ni ibiki? Agatangira akamubwira ati rwose igikomangomakazi, ati ngewe ndaje mpite nza mbikore byose ndahita mbirangiza, ati ntugire ikibazo ngewe ndahita nza ntabwo ngewe ndi butinde, ati niba ubona nyine rwose nari ndimo ndaryamye rwose ari ikibazo ngewe ndaje mpite mbikora ntugire ikibazo, byose ndaza mbikora ibintu byose, nushaka ugende wanduze n'ibindi ndaje mbikore. Amagara akavuga ati rwose ngewe ibyo ngibyo urimo uravuga rero ibyo mbifata nk'inkuru ishushanyije pe, ati ibyo mbifata nk'inkuru ishushanyije kuko ngewe nta mwanya mba nshaka kugutaho, kuko ngewe mba mfite abashyitsi nkagira abandi. Ubu ngubu umushyitsi aramutse aje agasanga hari ahantu hasa kuriya, wavuga ko ibintu nyine uryamye mu biki? Umugore disi nyine bikamurenga, akamubwira ati ikintu umeze nyine ni ukukibona ari igikecuru kiri aho ngaho gusa, nawe mu mutwe n'amazi gusa, ubundi wowe wegeze ukuraho nyine ngo ube umuntu mukuru, nyine bakwita umuntu mukuru. Disi umugabo akumva nyine ukuntu mama we baba barimo baramucunaguza. Nkwibutsa kuba wankura subscribe, niba utarakora subscribe be wayikora. Kumva umugore nyine akamubwira ati se basi ibyo ngibyo ni ibiki? Kubera icyo urimo urabivuga untuka gutyo? Amubwira ati nge nta mwanya ubundi mfite wo gutinda ahangaha, ati icyo ndashaka ni ukumva uryamye ahangaha, ntabwo nshaka kukubona uryamye ahangaha pe, ati byuka aho ngaho ujye gukora amasuku ugira vuba vuba. Umugore nyine akamubwira ati rwose Jessica, ati bino bintu umunsi umwe bizarangira, ati rwose n'Imana nayo ibibireba bino bintu bizarangira pe, ati ngewe ndimo ndasenga, reba kwifata ukansora hano hanze nkaba ndyama hano hantu, ubu nibyo biba bigushimisha koko? Reba imibu ya nijoro ndyamamo, ibi bintu nibyo bigushimisha kubona nyine uwo wakitwa mama wawe? Ati ngengana nka mama wawe, ariko ntabwo wanyubaha basi ngo basi wenda ngo undyamishe no mu nzu, uncunaguze ndyamye no mu nzu? Ati se nagukoreye iki? Ati nagukoreye iki ko abandi bana rwose bishimira ba nyirabukwe? Ati ni ibiki nagukoreye ku buryo ngewe wancunaguza gutya? Ati ngewe mba nabuze ikintu gituma unkorera bino bintu, kuba undyamisha ahantu ubu uraryama ugasinzira, nanjye ndyamye hanze n'ibirimo irankubita, umuyaga wa nijoro urimo urankubita, ubu nibyo bintu bigushimisha koko? Ese umukobwa nawe akamwumva akamubwira ati yego ye, ati ndumva uzi gutanga amakuru rero ariko urimo urantakariza umwanya, ati ngewe ibyo ngibyo rero byaba byiza ubyanditse ku gapapuro nkaza kubisubiza nyine nahugutse, kuko ndumva urimo urantakariza umwanya pe. Umugabo nyine akumva ibintu umugore we arimo aramubwira, ati kandi rero sinongere gusubiramo, hari ahantu hakeneye amasuku, ugira vuba vuba rwose ubyuka aho ngaho. Ati aho hantu huko naho ndabona harimo harakugomesha, ndabona ndi bukujyane kurara hanze y'igipangu. Akamubwira ati rwose ibyo bintu burimo urakora ntago ari byo pe, ati ntago ari byo. Ati se Royike kugira ngo bino bintu yagushyigikira nubwo ari umugabo wawe? Amubwira ati Royike wowe urimo urahamagara, ati kuza ubundi nibyo by'imyaku yawe, kuko azamara kugera ahangaho uhita ugenda rwose. Wumva Royike nyine yarabyumvaga, akamubwira ati ngewe singumye ngutegereje, ati gira vuba vuba uze mu masuku. Umugore yahise yigendera, ati ngewe rwose gira vuba vuba ujye mu masuku, ibyo ngibyo urimo uritetesha ni ibiki? Ariko uno mugore nyine mama Royike icyo nyine yari azi, icyo Royike yari ari aho ngaho byose arimo arabireba, akavuga ati mbega urugo rubi we, ati mbega urugo rubi umwana wanjye abayemo. Wa muhungu Royike yari aje nyine kuko yari yumvisha ibintu byose bibaye kuri mama wiwe, atangira kubwira mama wiwe ati mama byose wigira ikibazo ndabyumvishe, ati bitangira no kubitura Imana kuko byose ndabyumvishe bigiye gukemuka kuko naje, ati byose birakemuka pe. Ati ahubwo wowe ikintu ndimo ndagira ngo dupange, ati ntabwo ngiye namwirukana gutya ngewe kuko ntabwo wenda yabifata ukundi, ati sinzi ko wenda byapfa kumvikana, ati tugomba gukoresha ibimenyetso. Mama we aramubwira ati Royi, ati ibyo naciyemo byose ngewe rero, ati ngewe nta kibazo, ati icyo nishimye ni ukongera kukubona utashye amahoro, ati rero ibyo bimenyetso tugiye kumutega rwose ngewe nanjye nakifuje ko twakabimuteze kuko uriya mugore wawe ntashobotse pe. Royike aramubwira ati mama, ati we ihangane, ati ngiye gushaka kamera, ati
turayimutega ku buryo ibintu byose atazabona ahantu yihakana avuga ko atari we wabikoze, nawe kuza gutya umuntu ahita amubwira ngo genda, ngiye kuko nta makuru mfite kuri ibi bintu, sibye bino byonyine numvishe nabwo ntabwo nabimushinze. Ati rero niyo mpamvu ngiye gushaka kamera tukayimutega basi wenda bikaba byanyura mu bundi buryo akagenda nyine mu mahoro, hari ibimenyetso nyine bigaragaza ko ari we wabikoze. Mama we aramubwira ati rwose ibintu rwose urimo uravuga nibyo birimo birumvikana, naho uriya mugore ntago ashobotse pe, ati uhubuje ibi byarangiye, ati ngiye nakoropaga mperetseho amaguru, ati ngakoropa amaguru rwose yanteretse mu mugongo, ngakoropa inzu yose nkayirangiza, ati nkamuheka, ati ngakambakamba ndi hejuru, ati ndeba ukuntu rwose kubona umukecuru nkanjye uriya mukobwa arimo arangaraguza agati reba nawe rwose, ati ni ikisebo. Umugore disi ubona ko nyine biba byamurenze Loyike nawe akamubwira ati mama, ati wigira ikibazo bino bintu byose birarangiye, ati wiguma kwiheba rwose bino bintu birarangiye, ati nibwo bwanyu umubabaye, ati ntabwo uzongera kubabara pe. Mama we yaramubwiye ati cyane rwose, ati nanjye nifuza ko bino bintu byarangira kuko ubu ngubu ni ubucakara ni ubukoroni, ati wenda nubwo umugore wawe nyine yarangiza aha, ati ariko ngewe nta kibazo pe, ati ikintu kinshimishe ni ukubona rwose ugenda ugataha amahoro. Loyike yarasetse ati rwose mama wigira ikibazo natashye, ati nta kibazo, ati ngiye kimpangayikishije ni ukuntu ngiye nkubonye ubu umeze nyine gutya, ati se ubu namutse nongeye nkajya ku yindi misiyo ubu urabona nagusanga noneho ukiri muzima ubu ntiyaba yarakwishe, ati ngewe bino bintu ngomba kubigukiza. Mama yaramubwira ati mwana wa, ati rwose ugomba kundwanirira kuko ngewe ntabwo nabasha kwirwanirira kuko uru rugo si urwanjye, aba nambwira ukuntu ngazazana mama wiwe hano. Umuhungu yaramubwiye ati hoya mama, ati tugende ibyo ngibyo byarangiye ubwo nahageze byose birakemuka. Mama we nyine ubona ko disi aba yifitiye agahinda, arimo aramubwira ati mwana wanjye rwose ibintu biba byandenze rwose, ibi ni ibintu biba binababaje kubona umuntu afata nyirabukwe akamucunaguza akajya akoropa amwicayeho hejuru, ibintu byose akamuraza hanze, ni ibintu biba bibabaje rwose. Kumbi baratwereka wa mukecuru yaje nyine afite ya kamera nk'uko bari babipanze, araza ahita ayitereka hejuru ya firigo kugira ngo nyine babe baza kugira ngo babe bamufata, tangira kujya pepera umwana we akamubwira tuceceke byose ubu ngubu bigiye gukemuka. Umwana nyine arimo arabireba nyine ibintu mama we arimo arakora, akamupepera ati se urimo urambona ra, ati urimo urambona nyine kugira ngo nyine abanyene barimo aramubona. Yahise yumva barimo baraza basakuza aho ngaho, uwo bita Jessica azanye n'umushyitsi arimo araza avuga ati uri ko wagikecuru we, ati ubwo ngubwo noneho buri mubikira, ati ubu ngubu wasanga nabwo nta kintu wakoze, ati sinari nakubwiye ko ngiye kureba umushyitsi, ati ubu nta kintu wakoze n'ubu ngubu. Mubwira ati ariko nta kintu wegeze umbwiraho, nta by'umushyitsi wegeze umbwira. Aramubwira ati ariko ubugira ngo nkubwire ngo iki, ntabwo wakibwiriza ko ndibuzane n'abashyitsi, ati iyo nkubwiye ngo ukore amasuku uba wumva hagiye kubiki, ati gira vuba vuba ikora ibintu vuba vuba. Amubwira ati ariko gikoma ngo makazi, ati ibintu byose ndimo ndabikora nkuko nawe uba wabimbwiye, ati sinzi ikibazo ahantu kiri. Amubwira ati ariko ngewe sinzi impamvu ngewe rwose mba nshaka kuvugana nawe ibigambo byinshi, ntabwo mba nshaka kuvugana ibigambo nawe byinshi. Barasetse bose, abandi barasetse. Umukecuru akamubwira ati rwose Jessica, ati ariko ngewe rwose mba mbona ntazi. Umukecuru yahise yigendera, bose basigara barimo baramureba ati sikegariwe, ati bundi urandebera uriya mukecuru nawe, bahise bayigendera kwicarira, bahise baza bicara aho ngaho. Ariko wa mushyitsi nyine wa Jessica yari ari aho ngaho arimo arareba, ati noneho ino nzu ndabona noneho mwarayihinduye mwarayitatse, noneho imitako ni imitako, amarange ni amarange, ati yabaye nziza rwose. Wa mukecuru nawe aza kumva amakuru nyine ukuntu barimo baravuga. Wa mugore amubonye nyine Jessica amurebye aramwitegereza, ati niko wa gikecuru we, ati uhagaze hejuru yacu urimo urashaka ikira, ati uhagaze urimo urashaka iki, ati reba ukuntu uhagaze imbere y'abantu, ati uri kubona tukeneye kukureba. Amubwira ati ni ibintu, hari ibintu nari nshyizeho, ati nyine muri buze kurya, niyo mpamvu nyine nari ntegereje nanjye ngo mwumva ukuntu murimo muraganira mbibazanire nyine mu biryo. Baramwitegereza ati mba mbona utari seriye wa mukecuru, ubundi wowe ugira ngo umuntu akubwire buri kanya, ati kino gikecuru nacyo kingeza aha, atangeza aha rwose. Arimo arabwira mushuti we, kamubwira ati wowe bundi we byose bizagenda neza, ati mama wawe ari buzizanira aha ngaha, nawe kiriya gikecuru rwose ugomba kukirukana. Kumbi icyo batari bazi nuko hano hari harimo kamera nyine, baravugaga bakavugira hejuru ukuntu ngo Jessica agomba kuzana mama wiwe hano mu rugo, bakirukana mama Loyike, akaba ari we nyine ugenda, hakaza mama Jessica mu rugo kuba aha ngaha. Umugabo nyine akajya byumva ibintu barimo baravuga byose, nyine akajya byumva kuko bari batezemo kamera hariya mu nzu.
yatangiye kumubwira ati ngewe buriya ngewe ati ngewe mba ndimo ndatekereza nanjye ukuntu mama azaza ahangaha kwibera ahangaha naho kiriya gicecuru kiba kiranteza stress ati ngewe buriya ndacyanga kubi ati sinzi niba nzagiha uburozi kigapfa. Umugabo yumva nyine ibintu hajemo n'ibintu by'uburozi yumva ati mama wanjye si uburozi, akamubwira ati ngenda mwanga ataba ngeze ahangaha sinzi ikintu ati bibaze ko nanamuraje hanze kugira ngo mumwereke muhe gasopo ndebe ko yakijyana ariko akanga kumva. Wa mugore yabaga ari aho ngaho arimo arabyumva nyine ibintu barimo baramupangira nyine niho nyine arabyumva byose, amubwira ati wowe reka nkwereke ubundi umuti uri hano ati kiriya gicecuru reka nkwereke ukuntu uzakigenza ati ahubwo wowe ugomba gushyiraho n'igiti kuko ntabwo cyumva ati uzashyireho igiti urebe ko atazajya noneho icyo uzajya umubwira azajya anyura hariya ati wowe ati burundu umukecuru nkuriya ntabwo yagukandamiza wowe ati reba ariko kubona inkumi nk'aho umukecuru yamukandamije ati ntabwo nzi ngewe ati uzi ibintu mukorera ati ngenda mukaranga akabyumva ati ngewe muraza hanze nkagira iki ngewe ibintu byose ibaze ko anakoropa nampetse ngewe. Umukecuru nyine akajya abyumva ukuntu umugore arimo aritera amajeki nyine ibintu aba yamukoreye akamubwira ati ngewe buriya aranyubaha wumvishe ukuntu tuje agahita ampamagara igikomangomakazi ati biriya nibyo mba namubwiye ngo agomba kunyita ati niyo mpamvu rero agomba kunyubaha kubi ati nshatse ejo namubwira ati ujye ninjira upfukamye akabikora akamubwira ati sha wabonye irobo wowe uyobora ati nanjye wamugira sha ati nanjye wamugira nanjye nkajya mukandamiza nko kumukandamiza. Umugabo nyine wiwe nyine arimo arabyumvira kuri telefone ibintu byose barimo baraganira ni nako wa mugore nyine yatangiye guseriva akababwira ati rwose bino biryo biraryoshye kubi ati biryoshye kubi mugira pete nyine agatangira kubazanira ibiryo arimo arabaseriva nyine. Kumbe wa mugore nawe yarazanye ibiryo nyine aje kwicara ku meza bahita bamubwira ati se ni ko gicecuru we ati ariko kuki ugira ikinyabupfura gikeya koko ati urabona tugiye kurya nawe uje ku meza ubuje kumara iki koko ati ngubu ntabwo ubuzi kumenya ahantu ugomba kujya ati wagiye rwose ukajya kurira aho mu cyumba cyawe ntabwo uzi ko aho urara kandi disi nyine wibuke ko arara hanze amubwira turimo urashaka icyahangaha amubwira ati nyine mwana wa ati narinje kurya nyine ati se ntene se mu masaha yo kurya ati narinje kurya nanjye nk'abandi akazi sinagasoje hari ikindi kidakoze ati byose nabikoze narinje kurya akamubwira ati kuva ryarurira hano kuri ano meza ati kuva ryarurira kuri ano meza ati ubugira ngo nsuzuguze ngewe ati reba ukuntu umeze turi kubona ibiryo byamanuka n'ukuntu uteye iseseme ati sinzi impamvu ngewe rwose mubwira ibintu ntiyumve. Akamubwira ati ariko uwo mukecuru nawe yumva nabi ati se nyine uri kubona nyine uno mukecuru rwose reba ukuntu aba arimo arasa bakaza kwicara imbere y'abantu koko nta soni ufite ati rwose ntagenda ava ahangaha rwose nanjye ntabwo mushaka ahangaha rwose. Umukecuru nyine yumva ukuntu bose ari bamwe avuga ati aha bakamubwira ati rwose mukecuru ati nge rwose sinshaka kongera kubisubiramo kumva akiri aho ngaho umugabo we yahise amuhamagara video call atangira kumubwira ati sheri ati bimeze bite ati ibintu byose bimeze neza. Umugabo nyine kuko yari arimo arabireba kuri kamera ibirimo biraba byose yari yumvishe na mama we bagiye kumusora nyine mu kumeza shaka nyine uburyo nyine bituma atamusohora amubwira ati ibintu byose bimeze neza ati aho ngaho bimeze bite ati dore ndi kumwe na mama wawe akamushyira mu ntozi ati seka wa gicecuru. Umukecuru nawe akaseka akamubwira ati ibintu byose bimeze neza ati hano bimeze neza nta kibazo na kimwe gihari ati wampaye mama nkamuvugisha se. Yahise atangira nyine kuko ukuntu mama we yabaga arimo arasa yumvaga adashaka kugira tangira ihita yigeza telefone hirya aturagira ikintu kibuvuga ati ndahita nkuturitsa ngewe ati urabizi ngewe rwose ati ngewe nta kintu kibi navuga rwose ibintu byose ndagutaka rwose gikomagomakazi ati nta bintu bibi navuga rwose. Ahita nyine amubwira kuko umugabo we yari ashaka nyine ko avugana na mama wiwe ahita amuhereza telefone nkwibutsa kuba wankura subscribe ku Nkuru Trend niba utarakora subscribe waba wayikora ongera ucekinge neza niba warakoze subscribe nigushimisha ukore kuri like ujye muri comment umbwira ukuntu ino video urimo urayibona. Kumbe wa mugore nyine yahise atangira kuvugana n'umwana we ati mwana wanjye bimeze ni gute ati rwose mama bimeze neza ati we bimeze bite ati nanjye bimeze neza rwose ati nanjye rwose bimeze neza mwana wa ati ibintu byose bimeze neza nta kibazo na gitoya gihari byose bimeze neza rwose ahubwo urakumbuye rwose ugira uze ati rwose urakumbuye ugira uze. Kandi umugabo yari yaje nyine ni ukwibaraguza nyine kugira ngo nyine umugore nyine adatangira no kubikeka ko umugabo we yaje. Umugabo aramubwira ati sawa rero ubwo ngubwo nta kibazo ati ubwo nyine nindamuka nje nyine ubwo nzagera ariko umugore nyine arimo arabireba arimo arabyumva nyine ukuntu barimo baravugana. Mama we agatangira kumubwira ati royike rwose ibintu
urakumbuye hano irungu riratwishe, ati ugira uze, ati ibintu bimeze neza ahangaha, ati nta kibazo na gitoya gihari. Umugore nyine akavuga ati sikigariwe, ati rwose arimo aravuga neza, ati wamwumvishe, mba naramuhabuye, ati mba naramuhabuye nta kintu kibi yavuga. Nyine akagira ngo ni urukundo kandi byahehe nyine ni ukugira ngo bamurangare. Umugore agaseka ati rwose naramuhabuye pe. Umugabo akamubwira ati rwose ndanjye vuba ahangaha ndaje, ati ntabwo nzatinda rwose ngiye ngomba kuza vuba vuba. Mama we akamubwira ati rwose ugira uze, ati turagukumbuye pe. Kumbi yahise amubwira ati mwana wa bayi. Uwo mugore yahise amubwira ati ngampeza telefone yanjye wiyanduza, ati urareba ariko, ati reba ariko we, ati reba ukuntu cyari cyasamye. Nyine batangira guseka ukuntu no mukecuru yari arimo nyine yivugisha neza ataka uno mugore, kandi nyine n'ibintu aba yamukoreye nibyo bahise baseka nyine ukuntu ngo uno mugore yamukoronije. Tangira kumubwira ati se ubungubu uba wigira ibikira, ati ubungubu uba wibebeje ku mwana wawe, ati ngewe buriya ngewe nuko nyine ugize ibyago ukaba wicaye kuri ano meza, bundi nari kumubwira ko wanatashye ubundi akazaza asanga waragiye. Ati ngewe habuze gato nari guhita amubwira ko watashye akazasanga waragiye. Turareba ukuntu uba urimo urandeba, ati uramuka ugakora ikosa gatoya, ati niba nari ku inyama zawe kuzishyira hehe, ati nari kugusyamwo ibiryo by'inkoko pe. Umugore nyine agatangira nyine akumva ukuntu no mugore barimo aramubwira, bose bamuteraniye ku meza umwe avuga n'undi asubizamo, ati uwo mukecuru wawe ntagashobotse pe. Ati reba ukuntu aba arimo arareba, ntazi koga, ntazi guhindura umwenda, wasanga ino myenda umuhungu we ari aheruka yambaye akaba akigejeje akiyambaye. Ati se nyine ntubibona, ati ntajya yikuramo, ati niy'imbere byose nuko nguko aba ameze, ntajya ahindura imyenda nuko nguko aba ameze. Umukecuru nyine akumva ukuntu barimo baramuserereza bose umwe avaho ndajyaho, akumva nyine ukuntu abana byaye baba barimo baramuserereza nyine bose bamutaramye barimo baravuga ati reba ukuntu abasa, ati reba rwose, ati buno kandi nta n'ikimwara afite, abona arumva ari ibintu byiza. Ati reka ntigendere ngende rwose ntabwo narira kuri ano meza rwose ndi kumwe nawe. Bahise bagenda nyine umukecuru asigara aho ngaho arimo aravuga ati mana yanjye akaga ni akaga. Kumbe wa mugabo nyine yari ari hafi yahise nawe aza nyine, kuko byose yari arimo arabireba, ibyabaye byose yari arimo arabireba. Ati mama, ati byose bigeze ku iherezo, byose nabibonye pe. Mama we nyine akahindukira akamureba, ati we byihorere rwose, ati mwana wa, ati rwose iki ni ikigeragezo pe, ati nta mugore ufite, ati iki ni ikigeragezo. Umugore nyine ubona ko byanamurenze yanarakaye. Umuhungu akamubwira ati mama, ati byose nyine nanjye mba nabibonye, niyo mpamvu rwose uyu munsi bigiye kurangirira ahangaha, nta kibazo uzongera kugira, nta mihangayiko, byose birarangiye. Ati nta kindi kintu rwose ugomba kugira, kuko amashusho ngewe nashakaga nayabonye, nari nkeneye gukonfirima niba koko umugore wanjye ari kuri yateye. Mama we rwose akiririra nyine akavuga ati we ntabwo bizi, ati ngewe nta kintu ntakoze kibabaje kibaho, ati nibyo ntakoze nkiri umwana rwose nabyigiye ahangaha rwose. Ati ubu rwose mwana wa, ati ikintu cyambabaje ni ukuntu washatse urugo rubi, abandi babyeyi bishimira bakazana babo, ati rwose bakishimira abuzukuru babo, ati ariko ngewe ntabwo nubwo nakishimira umwuzukuru wawe pe, ati nzi ko yabyawe n'uriya mugore, ati sinamwishimira ni ukuri pe, ati kuko ngewe ubuzima nanyuzemo, ati burababaje burenze nyine ubushobozi bwanjye. Umuhungu nyine akumva ukuntu mama we afite agahinda kenshi, nyine akibaza ukuntu nyine we yashatse umugore mubi nyine, ahubwo aho mama we yakamushimye nyine arimo aravuga ati nta mugore ufite. Mama we akamubwira ati ngewe nta kintu kiba atankoreye, ati n'inzu nta hantu ntahanaguye, ati n'itara narafunguraga nkaryoza, ati kugira ngo umugore wawe yishime, ati nta kintu ntakoze usibye koza amabati. Umugabo akavuga ati hoya, ati ibyo ngibyo arimo urakabya nawe ushyiramo umunyu, ati ariko birarangira uyu munsi rwose, byose birarangira, ati nta mpamvu nyine yo kuvuga ngo byose ntibiri burangire, ati uyu munsi niwe wa nyuma w'iherezo, byose bigiye kurangira. Umuhungu yahise amubwira ati ahubwo mama, ati ikintu rero tugiye gukora, ati we hindura imyenda wambare, umwereke ko wamwigumuyeho nyine arakare nyine, ngewe ndaza ari muri iyo forume yarakaye kuko ari bukubone mu yindi forume. Aratangira kumubwira ati se mwana wa, ati wowe butarabuhari waretse kunkoresha ibyo bintu ko kuri mugore wawe kari isasu, uragira ngo usange rwose yambazamo ibiryo, ati uragira ngo yambwiye ko yambagamo ibiryo by'inkoko, uragira ngo usange koko yambazamo ibiryo by'inkoko, ati ibyo bintu rwose urimo uravuga, ati noneho icyo ni igisasu ugiye kunkoresha pe, ati ni igisasu. Arimo kumubwira ati hoya mama, ati rwose wigira ibirenze, ati ngewe nimbona rwose ngewe yatangiye kugira kurakara, ngewe ndahita mpagera, ngewe wigira ubwoba, ati ndahita mpagera. Mama we nyine aramubwira ati nta ribi, ati reka nze ngewe mbikore, niba ari koko ari cyo gisubizo nanjye urasa ndahita mbikora rwose, ibi ngibi nta birenze. Umugabo nyine yahise avuga ati reka ngembe ngiye. Kumbe baratwereka nyine nk'uko bari babivuze, umugore yahise agenda ahindura imyenda aza yicara aho ngaho.
baratwereka Jessica yari ari aho ngaho kuri telefoni arimo araza nyine yigenda yisikororingira yirebera utuvidewo two ku nkuru trend, arimo araza agenda yirebera gake gakeya, ageze aho ngaho babonye umugore yambaye nyine yambaye imyenda myiza nyine ntabwo noneho yahindutse, aramwitegereza ati se ni wowe gicecu? Ati nta ntumbwire ko ari wowe, ati ibyo ni ibiki rwose noneho watangiye kwigumura, atuvuye ati ninde wari uri ahangaha waje kugusura se basira, ati ko mbona nta muntu uri hano, ati reba ukuntu hano hantu hose hasa, naho wowe ngo wambaye gutyo ngo imyeru ngo nta kintu wakora. Umukecuru akamureba akamubwira ati ngiye nta kintu noneho nibwongere gukora, ati byose byarangiye uyu munsi nta kintu nongera gukora, ati se ubundi niki ntari nakozera, ati ngiye byose birarangiye nta kintu nongera gukora, niba ushaka guhitamo ko ngenda ndagenda, ariko ngiye nta kintu nongera gukora ndabikubwiye, nta kintu nongera gukora pe. Umukobwa nyine biramutungura ukuntu no mukecuru nyine ukuntu yamubwiraga rimwe akumva gatatu, ukuntu noneho arimo aramubwira ntiyumve, ndamubwira ati ariko se wa mukecuru we, ati ibyo noneho ni ibiki wigize, ati nta bintu nigize ngewe uko nkubwiye nuko nguko nta kintu nongera gukora, ati kandi ube wabyumvishe neza, ati nta kintu ndi bwongere gukora. Umugore nyine yumva ukuntu no mugore yigize syori, amubwira ati ngiye rwose nanjye ntabwo byankundira, ati ngiye naguhitana ngewe ushatse kwigira syori, ati uranzi ngiye ndi isasu, ati ubu ngubu ntundakazi, ati ngiye niyo mvuze rimwe jya wumva kangahe nakubwiye ngo iki, jya wumva gatatu, none urimo urananiza uragira ngo ngushwanyaguze koko umwana wawe azasange nakwishe. Aramubwira ati kora ibyo ushaka, niba ushaka kunyica nta kibazo, ati we bikora uko ubyumva, ariko ngiye nta kintu nongera gukora nkuko nabikubwiye, habe na gatoya nongera gukora, ati uyu munsi nibwo iherezo byose bigiye kurangira, imvune zose nagize uyu munsi zirarangira, ati nta kindi kintu nongera gukora nkuko nabikubwiye, ati rwose ngiye nta kintu nongera gukora. Atangira kumubwira ati se ubundi uri mu ntoki, umukobwa nyine akavuga ati si Kigali, atari kwa mukecuru we ninde wakumaze ubwoba, ati ngiye ndi kwibaza umuntu wakumaze ubwoba pe, kuko ngiye nakubwiraga ukumva, none urimo urambwira ahubwo aho kukubwira, ati ngiye nta kintu ngewe bundi buriya ngewe ntabwo mba nkunda kuvuga amagambo menshi, ibyinshi byanjye ni ibikorwa, rero ntundakaze ngewe buno ngewe ndimo ndarakara, kuko nindakara nawe urabizi ibintu ndi bugukorere, ati ntutume ndakara. Umukecuru akavuga ati hoya rwose ibintu burimo ntago aba ari byo. Aramubwira ati ngewe ahubwo ngiye kubara 10, ati uhita ukuramo iyo myenda rwose uhita usubira mu kazi, kuko ngewe ibyo ngibyo usiwe kurira, ureba ukuntu wigumuye we, ati reba ariko rwose ngewe wandushije imbaraga cyangwa washatse kurungwanya, ati ngewe ubwo ngubwo uzi ibintu nagukorera, kisibye kugukatamwa ibiryo nyine by'inkoko nawe ukuri murabyumva, narangiza nkagukaraga, ati kuko ngiye ndumva uri kure cyane mu bitekerezo, ati sinzi impamvu nyine urimo uragira. Kumba arimo arikaraga gutyo yahise yumva umugabo we waje, Ruyika nyine yaraje, ndavuga ati Ruyika atangira kumubwira ati Jessica, ati bimeze bite se ko noneho numva hano mwarakayira, ati hano ko mbona murimo mwakoze inama, hano niki cyabaye. Atangira kumubwira ati ngiye rwose narimba kumbuye, narinje rwose narimba kumbuye, ahako nyine umugore nyine kuko nyine yahise abona umugabo we waje bimutunguye, atangira kwibaza impamvu umugabo we watashye. Atangira kumubwira ati rwose turatashye, ati nari ngukumbuye pe, ati baze ko ngiye nari ngukumbuye, ati numvaga ibintu urimo urabwira mama, ati niyo mpamvu rwose nanjye nari nkeneye kumva nyine ukuntu mwibwirira ibyo bintu nawe rwose urimo urashaka kubwira. Atangira kumubwira ati ati iki wumvaga se sheri, ati nta kintu na kibi nageze mbwira mama wawe, ati sibye ko nyine tuba twiganirira, uri kubona atavuye gusenga. Umva ukuntu umugore atangiye no kubeshya, umugore nawe biramutungura nyine ukuntu kubeshya bita bimubangukira. Aramubwira ati mama wanjye avuye gusenga niyo mpamvu yambaye gutya se, ati rwose umubyeyi mwiza koko umwana wanjye uzabasha kumwitaho, na mama wanjye mwohereza gusenga. Ati se akanya nari muhamagaye aka kanya isava gusengara, atari ko ngiye rwose birantunguye nyine kubona ugira ikinyoma cyihuse gutyo, ati ibyo bintu urimo uravuga wabitekerejeho. Umugore nyine atangira kurya indimi nyine yabuze ikintu amubwira, ati ngiye rwose ngiye ndimo ndibaza ibintu ubeshya waba wabitekerejeho cyangwa upfa kuvuga nyine ibyo ubonye. Atangira kumubwira ati se sheri, ati ninde waduteranyije, ati iki ninde waduteranyije koko, ati niki naba mbeshye, ati mama wawe se niwe waduteranyije, hari ikintu yakubwiye naba nakoze kitari cyiza, ko nzi ko mama wawe ngerageza kumwitaho neza, hari ikintu kibi yaba yakubwiye. Umugore nawe byaramucanze nyine kubona umugore ubeshya gutya, atangira kwibaza ati se ati n'umugore nukabeshya we. Atangira kubwira ati mama wawe buriya, ati ngewe rwose yarananiye nta kintu ujya mubwira ngo yumve, ndamubwira ati wijya mu bagabo ahubwo nkajya kubona cyuye utwana tw'imyaka 10, reba kubona umukecuru nkongo wacyuye utwana, ati ibintu ntakora nanjye ndi mutoya abikora ari umukecuru ungana gutya, ati reba inzu yawe agiye kuzayigira inzu nyine y'indaya, ati reba rwose ubu ngubu mama wawe. Umugabo nyine atangira kumubwira ati se atari ko rwose uzi gukina inkuru rwose, ngewe rwose izo nkuru zawe ndazikunze, ati rwose ngewe naba n'umuforowa wawe nkajya nzikurikira
gukurikirana izo nkuru zawe. Ati ariko mama wanjye niba ushaka kumusebya gutyo umuharabika, ibyo bintu ntabwo mama yabikora pe. Atangira kumubwira ati sheri, ati ntabwo wabyumva, ati mwibarize si nguwo si muri kumwe, ati mubaza, ati musore wazanye ejo bundi yari afite imyaka ingahe? Uko ngiye namubonye ntarengeje imyaka 18. Ngaho ibaze rwose, niyo mpamvu ngiye narishakaga ko mama wawe yava hano mu nzu tukazana mama wanjye, kuko mama wanjye ngiye nta kibazo ngiye yaguteza, ariko mama wawe sha niba utari unanamuzi rwose mumenye pe. Umugabo araseka cyane rwose, ngiye ndumva ibyo bintu urimo uravuga ari inkuru zisekeje pe. Umugabo nawe atangira kumubwira ati se ubwo uri kumva ndi umwana urimo urabeshya? Ati iyo ufata mama wanjye ukamukoropesha inzu aguhetse, ibyo bintu koko uba wumva ari byo? Tangira kuvuga ati nabimukoreye he? Tangira kumubwira ati mwana wa, ati ibintu yankoreye kari akamaramaza, ati nakoropye mpaka nyicaye hejuru, inzu yose ndayirangiza nyicaye hejuru. Tangira kumubwira ati nge ubwo ngubwo koko nyine urumva ibyo bintu ari byo? Ati si wowe ino nzu wayikoropa we nkwicaye hejuru? Ati wabishobora ibyo bintu ngiye nkwicaye hejuru cyangwa mama wanjye akwicaye hejuru ukaba wayikoropa? Ubu hano muri ino nzu twatezemo kamera, ibintu byose byabayemo twarabifashe, ngafata nawe zino ga ukorope mwaha ngaha tukwicare hejuru turebe ko ibi uri bubishobore. Ati wenda uri bubishobore, ati twamenya ko wenda nyine ushoboye ako kazi. Tangira kumubwira ati se sheri, ati umuntu waduteranyije ninde koko? Ati wibirakariramo rwose nta kintu cyabaye. Amubwira ati nge ntabwo nkiri sheri wawe, ati kora ibyo tukubwiye cyangwa se nyine nawe niba ushaka kwigumura tubwire ko utari bubikore. Umugore nyine yavuze ati reka nze gukoropa aha ngaha. Nyine atangira kwishyiramo akanyabugabo avuga ngo arakoropa, kuko umugabo nyine yamubwiye ibya kamera nyine ko yatezemo hano kamera, yumva nyine ibintu birahindutse. Bari barimo baramurebera nyine, umugabo agatangira akamubwira ati se kutari murambara izo ganga utangira akazi urabona biri bugende gute? Akamubwira ati reka nze ntangire rwose. Kumva umugore atangira kuvuga ati sheri, ati ibi bintu wibikora rwose, ati ibi ni ubugoryi wibikora bino bintu pe, ati ntabwo ngenda bino bintu nabishobora, ati bino bintu rwose biravunanye pe, ati uzi gukoropa mu nzu ukuntu bivunanye, ati rwose biravunanye sheri wibikora. Mama we nyine yamwitegereje nyine ibintu arimo arigagaza, na Royike nawe akitegereza, akamubwira ati se mama wanjye niwe wabonaga bikwira? Ati niwe wabonaga nyine bitavuna w'irobo w'imashini nk'uko wamwitaga, urabona ari we nyine bitavuna, we nyine byakuvuna mama wanjye ntibimuvune. Nyine umugore nyine atangira nawe kuvuga ati se noneho ibintu ndabisobanura gute? Umugabo aramubwira ati rero ngewe ikintu ndashaka kumva ni ukongera kukubona hano mu nzu, ngewe ntabwo nshaka kongera kukubona mu nzu, gira vuba rwose unsohokere mu nzu ugende rwose utiteje ibibazo ntazana n'abapolisi. Amubwira ati sheri, ati ibi bintu wibikora niba ari mama wawe waduteranyije, ibintu byabaye nta n'ibirenze hano, nuko nyine wenda ari utuntu dutoya twagiye tubamo, naho ubundi nta bintu birenze. Nanjye nahise mfata umwanzuro nyine wo kuba nazana mama wanjye kugira ngo ari buba hano wirukane mama wawe. Amubwira ati ariko ngewe ntabwo urimo uranyumva neza, mfite ibimenyetso bigaragaza ko wahohoteraga mama wanjye. Rero ibyo uri kumbwira byo kuzana mama wawe umuzane ntari bujye kumutuza mu nzu wubatse, ariko nge ntabwo ngushaka mu nzu yanjye. Umugore nyine abona ko ibintu byahindutse, tangira kureba nyine nk'uwari ibiryo by'umwana, arimo aribaza nyine ukuntu umugabo yarazi yahise ahinduka. Amubwira ati abundi uri muntu nyabaki? ubu umwana wamurera rwose ukarera umwana agakura, cyangwa nawe ni ukumukoropesha umwicayeho hejuru? Sheri ati hoya rwose ibyo bintu bibitekereza gutyo, umwana twabyara we yaba atandukanye n'abandi bose, namwitaho nabishobora kumwitaho. Amubwira ati ntaribi ngiye nabibonye ko wamwitaho, washoboye kwita kuri mama wanjye n'umwana wanjye wamwitaho. Ati ahubwo ngewe rwose sinshaka kuvuga byinshi, gira vuba unsohokere mu nzu rwose, sinshaka kongera kukubona. Ibyo ndimo ndavuga se ubundi ntabwo urimo urabyumva? Ati gira vuba usohoke rwose, sinshaka kugumya nterana amagambo nawe, ati gira vuba usohoke. Uwo mugore byise abona ko nyine umugabo yahindutse. Umugabo nawe akamubwira ati ngewe rwose ati byarantunguye pe, ariko umugore akajya amubwira ati sheri mbabarira basi ry'uyu munsi, ati sinzongera na rimwe basi kuba nahemukira mama wawe, tugiye guhita tuba inshuti, ati sinzongera kuba ngiye rwose nahemukira mama wawe, ati numbabarira ry'uyu munsi, ati sinzongera pe. Umugabo nyine aramwitegereza, mama we naho ahita atangira kumubwira ati umva ngewe Jessica, ati ngewe rwose umwana wanjye ntabwo natuma kugirira imbabazi niyo byagenda gute, niyo wambwira ngo umutima bawukuyemo bagushyizemo undi, ati ngewe nta kintu cyatuma cyongera gutuma ngewe mbana mu nzu imwe nawe, ati nutagenda nta ribi ngewe ndemera ngende, ati ariko ngewe uturi umugome, aturi umugome ahantu hose kuva hasi kugera hejuru.
hejuru ati ariko ngewe mu gihe nkikubona mbere yanjye ati ngewe rwose ntabwo nabana nawe wa muzimu we ati ngewe ndakuvumye wa mwana we ati ndakuvumye. Umubyeyi kuko nyine yari afite ijambo yatangiye nyine nabwo kumuvuma, ntabwo yari kumuvuma Loyiki yaza kuba adahari, atangira kuvuga ati ahaha reka nigendera, ababwira ati murakinkoze nyine ati nta kundi, ahita atangira gukuramo amagare yabo yanarakaye avuga ati Kigali ati ubundi mugumane ibyanyu, ati mugumane ibyanyu ubundi mwebwe ibi ni ibiki muba murimo. Umugore yahise nyine asohoka mu nzu y'abandi aragenda, ariko umugabo nyine yatabaye mama wiwe arimo aramubwira ati mama ati byose urabona ko bikemutse umunsi umwe, ati ngiye rwose birantunguye nyine kubona umuntu akora bino bintu ntabwo nari mbizi, ni ubunyamaswa bino bintu pe, ati bino bintu rwose birantunguye kubona umugore wanjye nikundiraga nzi kazagukunda kuko nabasize hano rwose mwishimanye, ati sinzi ukuntu byaje guhinduka rwose bino bintu birantunguye sinari nzi ko umugore wanjye yabikora. Mama we akamubwira ati mwana wanjye rwose ati nanjye rwose byarantunguye kuko naje ahangaha nyakira neza n'urukundo, sinari nzi ko rwose azahinduka akankorera bino bintu, atari kubikemuye neza, atubikemuye kigabo rwose bino bintu bikemuye kigabo, ati wenda amagore ntabwo babuze, ntabwo wabura umukobwa mwiza uzagukunda nanjye akankunda, igihe kiracyahari rwose uzamushaka uzamubona. Bisi basigaye aho ngaho bishimye kuko bari bamaze kwirukana uriya mugore. Umugabo arimo aramubwira ati mama ati nta cyakundutira, nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, cekinga neza niba warakoze subscribe, ujye muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona, nigushimisha ukore no kuri like.